Tubahe ikaze hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko. Twagira umugisha turi kumwe n'umushumba wacu ushinzwe ubuzima bw'itorero. Twe turi kugira ngo tuganire kujyanye n'ubukwe muri Harvest. Ni gute pastor ubukwe muri rusange bufatwa mu itorero rya Harvest? Murakoze. Ubukwe nkuko duhora tubivuga kubitabira cyane ubukwe cyangwa ibiganiro dukora, turavuga ngo ubukwe cyangwa kuko ubukwe nibwo butuma urugo rubaho, kuko ubukwe ni umuhango utuma cyangwa se umusore ahinduka umugabo, umukobwa agahinduka umugore. Icyo gihe rero tuvuga ngo ubukwe ni umushinga w'Imana, urugo ni umushinga w'Imana, ni Imana yarushyizeho. Rero icyambere nuko dufata ko ubukwe bwinjiza umuntu mu mushinga w'Imana, kandi mu bwinje mu mushinga w'Imana ijambo ryo bavuga ngo ubukwe bwubahwe nabo na bose. Rero twemera ko ubukwe bwashyizweho n'Imana, kandi twemera ko bagiye gushakana baba ari abantu bubaha Imana. Iyo bagiye kubana rero baba binjiye mu mushinga w'Imana, bagiye kuba abafatanyabikorwa b'Imana. Niyo mpamvu twemera ko urugo ni ishingiro ry'itorero. Niyo mpamvu muri Harvest niyo ugiye kureba hariya ku cyapa handitse ngo itorero ni umuryango, nicyo bivuze. No muri Edeni Imana yabonye ko atari biza ko Adamu aba wenyine muremera umufasha, Imana ikageza gusabana nabo. Ubwo busabane bwaheraga mu rugo nibwo buzamuka bukaza ku rusengero. So urumva rero ubukwe tubuha agaciro cyane, kandi nkuko birivuga ngo bwohe na bwose, natwe nk'itorero twubaha ubukwe kuko bwashyizweho n'Imana. Niyo mpamvu tubwubaha, tukabwitabira, tugakora ibishoboka byose kugira ngo ubukwe bugende neza, haba ari ku ruhande rw'itorero n'abagiye kubana. Bibiliya twemera kandi tubwiriza twizera yabuvuzeho. Niyo mpamvu ariyo tunakoresha twigisha n'inyigisho zose zitegura abagiye gushyingirwa, kuko mbere yuko bashyingirwa nibura amezi 3 bagomba kugira inyigisho zanditse ziteguye zishingiye kuri Bibiliya bagomba kunyuramo mbere yuko babana bacyabashyingirwa n'abasanzwe babana. Izo nyigisho turazibaha iyo bagiye kongera gusezerana, kuko hari ukuntu baba barabanye ariko bo bijyanye n'amarari yabo. Icyo gihe tubabwira ngo none tubibutse ko bagomba kubana mu buryo bwubahisha Imana, kuko twabivuze ngo urugo ni ishingiro ry'itorero. Niyo mpamvu urugo rugomba nabwo guhesha Imana icyubahiro. None pastor, turi kuri gahunda y'ubukwe, abasore cyangwa abasanzwe babana bamenyekanisha cyangwa se bamenyekanisha ubukwe bwabo biciye mu zihe nzira? Ikibazo cyiza. Akenshi nkuko nari maze kubivuga ko nibura hagomba kubaho amezi 3 yo gutegura abantu bahabwa inyigisho mbere. Usanga abantu bagiye ku mashuri bakiga imyaka 10, umuntu akiga imyaka 20, yiga ngo guteka, kuririmba, gucuruza, kugira ute, kuyobora. Ibyo byose akabyiga akamara igihe, ariko yagiye kuba ku rugo agashaka ngo abyuke mu gitondo ahita arujyamo. Oya, twabonye ko umuntu yaremwe n'Imana, kandi umuntu ni mugari. Niyo mpamvu ukeneye no kwiga inyigisho zishingiye kuri Bibiliya, kuko Bibiliya niyo kataloge isobanura umugambi w'Imana ku rugo. Ubukwe muri Harvest twemera ko nanone butagombye kuba ari ubukwe umuntu agomba kubyuka akifuza gukora ubukwe kandi adafite ubushobozi. Ushobora no gukora ubukwe bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ukirimo kubisobanura none ni gute wenda hari ukiri aho ngaho umuntu nyine uwo muntu wamaze gutegura ubwo bukwe ni buhe buryo twebwe nk'itorero tumusaba ko yategura ubwo bukwe? Kubutegura neza nuko icyambere amanza kubumenyesha, abimenyekanisha mbere. Yego. Nibura umuntu amenyekanisha ubukwe ko azakora ubukwe amezi 5 mbere y'ubwo bukwe, kugira ngo nibura habemo amezi 2 yo kuba yahuye n'ubuyobozi bw'itorero bemeza itariki. Iyo tariki igomba kwemezwa mbere y'amezi 3 kugira ngo za nyigisho zigirute zibeho. Niyo mpamvu rero umuntu yafite ubukwe ari usanzwe ubana n'umugabo cyangwa umusore abimenyesha ubuyobozi bw'itorero, araza akatureba ku itorero. Tuba duhari abapasiteri, hari n'abandi bayobozi basanzwe bahari, wahagera ukabamenyesha. None hakabaho guhura, twamara guhura tukaganira tukareba ese ko ayo matariki ukeneye nta bindi bikorwa bigize ute bihari, nta bandi bantu bese iyo tariki bamaze kugira ute kuyifata, kugira ngo na invitation zawe uzasohore kare. Nuko nanone tuba twamaze kwicarana tugapanga neza. None ikindi nuko uyu muntu uje kutumenyesha twebwe nk'itorero, kubera ko muzi ko muri Harvest tugira imiryango fatizo, yagombye kuba afite recommandation y'umuryango fatizo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane abantu bacyumve bakiteho. Nuvuga ngo
umuryango fatizo mujya mukunze no kubivuga iyo muri kuvuga ngo ni umuryango muto, ngo ni irembo rito rikwinjiza mu muryango mugari wa Harvest, kugira ngo dukomeze tugire ubusabane, tumenyane, kuko urabona duteranye tutora 500 300 700 ni benshi, ntago bose bahita bamenya neza uri umuntu umwe, ariko mu muryango fatizo barimo abantu 10 12 15 baramenyana. Ikintu uzi ko umuryango fatizo mu gihe cy'ubukwe hari imiryango fatizo itanga fanta igashyigikira umuntu, aho rero iyo babikoze kubera ko turi umuryango bagombye kuba bari kubikora bazi ngo Theo, bazi ngo runaka nawe afatanya n'abandi. Kuko niba tuvuga ngo muri Harvest nta mukristo w'indorerezi uhari, nta mukristo w'akarege ugize ute uhari, niyo mpamvu umuryango fatizo ni ingenzi cyane. Rero umuntu agomba kujya mu muryango fatizo bakamuha recommandation igaragaza ko yitabira ari umukristo uri kuri gahunda, none akayituzanira tukicara tukaganira kuri gahunda y'ubukwe bwe, tukabutegura tukareba amatariki, twamara kwemeza amatariki noneho za nyigisho zikagira ute zikabaho. Tujya tubona nyine abantu bakora ubukwe ugasanga bafite ababambariye, abapale, abagarso n'abafiye. None hano muri Harvest twemera ko umuntu yakwishakira marene cyangwa pale we, nkuko wenda hari abandi bajya bishaka ugasanga wenda hari umwe yamukuye nkiriya undi yamukuye nkiriya, bahuriye nyine mu bukwe, wenda hari ukuntu nyine umuntu abashaka kwiryohereza ifoto, bati uyu muntu ndabona ashobora kuryoshya ifoto. Waje ikibazo kiza cyane kuri pale na marene, dufite umurongo itorero rigenderaho. Yego, ntabwo wazana Theo n'umugore wa runaka ngo ndi kuvuga Theo kuko ari we turi kumwe mu kiganiro n'undi mudamu utari uwe ngo bagiye kuba ba pale na marene. Twe twasanze ari nko kuzana ingo ebyiri mu rugo rumwe, ugasanga Theo ari gutanga inama z'uko yubaka, nawe uragatanga inama z'uko yubaka, za nama zikarwanira mu rugo. Ariko twaje gusanga icyambere nuko nk'itorero tuba dufitemo abantu bubatse ingo, tuzi neza uko bubatse, kwera dukora ibiganiro by'abubatse ingo, dufite man up. Nuvuga ngo hano muri Harvest niyo mpamvu twashyize gahunda ya man up, niyo mpamvu ari gahunda y'abanyamurava, abagore bagahura, aho hose tumenya ngo ni gute uyu muntu ibitekerezo afite, ukwitabira kwe, inama atanga yafasha abantu, uru rugo rwafasha abantu. So urumva rero tugira ibiganiro by'abubatse ngo twitabire, tukamenya ibibazo dufite byo turi kurwana nabyo. Hari gero wareba Theo ko yaryoshya ifoto, ariko Theo nawe afite ibyo ari kurwana nabyo wenda byamunaniye, kandi icyo gihe baravuga ati ntawe utanga icyo adagize ute adafite. Rero tukareba itorero icyo dufasha abantu kubagira inama ko niba bije ku itorero pale na marene utoranya couple izwi hano mu itorero, noneho ukaza ukatumenyesha, n'ubundi turaganira. Ushobora no gutoranya abantu ugasanga wenda nge pasiteri cyangwa n'abandi bashumba, couple uri gutoranya nabo ubwabo hari ibibazo turi kubafasha gukemura bakirwana nabyo. Ntabwo tuzakubwira ngo baba kurwana nibi, urumva ko wenda twebwe tugomba kugira n'ibanga, tubati oya wenda watoranya n'abandi, ariko ubundi abenshi ntabwo bijya bibagora. Ikigoranye ni imyumvire, kuko abantu bacyafite imyumvire nk'uko babivuze y'amafoto, kwifotoza, gutoranya umuntu nuko afite amafaranga. Ariko pare ubundi bisobanuye, ubundi kugira pare bariho, twagumye kumenya impamvu ya pare. Ni abajyanama, ni abantu bazagufasha muri urwo rugendo, handi muragira n'ikibazo mukaba mwabasanga mukicara ati dufite ikibazo mu rugo mutugira iki inama. Niyo mpamvu rero pare marene ni couple, yego, umugabo n'umugore. Apana umugabo n'undi mugore wundi, cyangwa se umugore n'undi mugabo wundi, ni umugabo n'umugore babana nka couple, tuzi zifite indangagaciro zirimo umurongo no ngwanga zitora, kuko nabo bajya kwa recommandation mu miryango fatizo, abagabo muri man up, abagore mu banyamurava, ko turifuza ko abantu batangira guha agaciro izo gahunda, bakamenya ko ni ingingo koko zitoro nzima kandi zigira ute zikora. Hari ibindi byinshi bisabwa, kuko ibindi byinshi bisabwa iyo umuntu aje kwandikisha ubukwe arabisobanurirwa, kwipimisha, abageni bombi bakipimisha bari kumwe. Hari ibintu abantu basuzugura ariko bifite umumaro. Muri make twubaha ubukwe, kandi twifuza ko ubukwe bwagenda neza muri Harvest, kandi twese tukabugiramo uruhare. Ariko niyo mpamvu twifuza ko nanone abantu bitabira imiryango fatizo, niyo mpamvu twifuza ko abantu bubaha ubukwe, bakubaha itorero, bakubaha gahunda zashyizweho, bakabwandikisha mbere, bakuzuza ibisabwa mbere, kugira ngo bugende neza kandi ubukwe bwubahwe na bose. Imana ibahe umugisha, murakunzwe, murakoze. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero n'umuryango. Intego nkuru yacu ni uguhesha Imana icyubahiro, dusoza inshingano nkuru twasigaye na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi.
aha kuri Harvest dufite inkingi eshatu twubakiyeho, ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya mbere tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya kabiri tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Inkingi ya gatatu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Inkingi ya kane twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Inkingi ya gatanu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatandatu dutangiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya, dukomeza guhesha Imana icyubahiro. Uyu ni umwaka w'insinzi no gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Ni umwaka wo gusanirwa no gusubizwa ibyanyazwe n'ibyangijwe n'umwanzi wacu. Ni umwaka wo gutoneshwa n'Imana no kuribatirwa umwanzi n'abambari be bose. Intumbero yacu ni uko umuntu wese muri twe aba umwigisha nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ugendana na Kristo kandi ukorera Kristo. Ushaka kumwe muri twe biroroshye cyane. Intambwe ya mbere niyo wateweza guterana natwe. Intambwe ya kabiri urahaguruka twakire mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu nyuma y'iteraniro abanyarugero barakwegera bakakwereka bwana n'umushumba. Nyuma y'ikiganiro mugirana, umushumba agufasha kumenya umuryango ufatizo ubarizwamo, cyane ko umuryango ufatizo ari ryo rembo rito rikwinjiza mu muryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Murakoze, murakunzwe. Tariki 7/8 hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko tuzadufite ibiganiro bizahuza abashakanye, ni ukuvuga umugabo n'umugore. Ni muri urwo rwego dushishikariza abatariyandikisha kugira ngo bagerageze kwiyandikisha kwa Benimana Philippe, kuko imyanya ni mikeya. Murakunzwe. Nkuko mwagiye mumenyeshwa mu matangazo atandukanye, mugasabwa kwandikisha abana banyu guhera ku myaka 4 kugeza ku myaka 12. Ya mahugurwa azatangira tariki 6, ubwo azaba ari ku wa kabiri, azatangira saa 3. Imana ibahe umugisha. Gahunda z'icyumweru: ku wa kabiri tugira niba tuyitangira saa 11:40 z'igitondo ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Tuyitegereze Fideli. Umuvugabutumwa ni Mazimpaka Jean Bwuma. Korali zombi zizaririmba. Kuri uwo mugoroba kandi tugira iteraniro ry'icyongereza ritangira saa 11 rikarangira saa 12. Ku wa gatatu dusanzwe tugira iteraniro ry'ikinyarwanda nimugoroba, ariko kuri wa gatatu ntabwo rizaba kuko hazaba hari ibiganiro n'abashakanye cyangwa amakupure. Ku wa kane tugira niba turi itangira saa 11:40 z'igitondo ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Migambi Joel. Umuvugabutumwa ni Nzabonima Theophile. Korali zombi zizaririmba. Kuri uwo mugoroba kandi tugira iteraniro ry'abanyamurava ari bo bagore, ritangira saa 10 rikarangira saa 11. Uzakira iteraniro ni Nishimwe Emerance. Umuvugabutumwa ni Uwagahebuzo Esther. Ku wa gatandatu tugira gahunda y'inyigisho z'abifuza kubatizwa ndetse no kwakirwa mu itorero, itangira saa 2 ikarangira saa 3. Kuri uwo munsi kandi tuba dufite amasengesho yo gusenga no kwiriza ubusa, atangira saa 3 akarangira saa 8. Uzakira iteraniro ni Mugwaneza Hope. Umuvugabutumwa ni Pasiteri Bisengimana Innocent. Ku cyumweru tugira amateraniro abiri. Irya mbere ni ry'ikinyarwanda, tangira saa 2:45 z'igitondo rikarangira saa 5. Irya kabiri ni iry'icyongereza, ritangira saa 5:30 rikarangira saa 7. Kuri uwo munsi kandi haba gahunda y'abanyamuhate ari bo bagabo, Man Up, itangira saa 9:30. Murakoze, murakunzwe.